Natasha muzahore muri cya gihe abakobwa bavuye mu kabari saa 5 mureba amaso ku maso wahita kugira ngo ni shumureta yake Ura mukobwa Congrege yagututse Maripe yagututse Maripe Godfather bw'umuntu ndiki wini wabyumvisha Godfather se nabyumvisha wageze uhita unamanuka asigara ari gutongana ariko wini nimba ubyibukana mubwe kinamubwe ni nimfungura kanwa nkavugana cyane wibuke ko ufite urugo namubure wibuke ko ufite urugo yiva mu bagore nawe yasigara ari kuvuga yasigaye avuga ngo nderi sinakubwiza ko yasigara ari kuvuga ariko nyine twagezeho turavuga ati niba ari umurozi koko nk'uko ubivuga wabibwiwe n'iki ko ari umurozi ubwo murafatanyije wese muramenye gute ko ari umurozi urumva biriya ntabwo ari ibintu n'isoni ndakunda kuvuga cyane wagira ngo ararongo yarengereye muramuke ngendagiye njye narindi iyo yarengereye none uri oya bayitsabiga basutse kigiga cyo kufungisha barigamba politiki bakoze ngo bakajya bandikodinga uri kumva bese barigamba ibyo byose barakeba inyama zanjye barakaranga murirwa ku mubiri wanjye mubiraho umwana wanjye mukamujyaho umwana wanjye mwamufaho iyi Godfather nta mutima muri Godfather nubwo yari abashyigikiye rwose Godfather we Kizita abonye ko mwashumikanye kabisa ashyiramo agasenda gake ntabwo ari ubigiramo uruhare muri iyi minsi Godfather banza muri no minsi bitutsi biri kumuryohera kuri pano hari indwara biri kumuvura thank you for it me ariko ngewe muri genje ni gutuma abantu bakakwiha guhera mu kwa gatanu bakakwiha Natasha ngerega umfungura ndamuhamagaye gatanu ngira ngo mubwire ibuka ukuntu uziko Natasha namufatiye mu cyumba iwanjye mu nzu turi gusangira inzoga muri salo umukobwa ati ngewe rero ati ndumva nshaka gusinzira ngenda ubyo ndyamye mu cyumba cy'abashyitsi uri kumva aragiye nsanga rwose umusheri wanjye barangije baranamanuka hepfo y'igitanda barituma hafi aho ngaho umubyimba umeze neza yahibaze no no ni tuwarete ufungura umuryango ukahita ugera kuri tuwarete karabyakana karagenda kashi ariko ubu ngubu bundi ariko n'ubundi ariko abakobwa bishaka hari ahantu yicururizaga duturanye ku mukobwa witwa Rine wari umucumbikiye akagenda akayicururiza yirirwa atwara abagabo b'abandi ngewe ubwanjye nanjye namusangiye ndumirwa ngira ngo kuko ni ubusinzi ri imboro nyifatiramo no ndihangana uzi ko gutyo mwana umusweranye nari nkaho yaneye ku gasozi ibaze kumara guswera umugabo w'abandi waragize ukajya no kunyaha hepfo mbega igisebo umubyindi uze ko ari akantu kananutse kuri umubyindi waciye nk'uw'ingamiya nananutse bituma umubyindi nk'uw'ingamiya n'udushobo bituma udushito tw'inyama impamvu yaneye Eric agusobanurira ni ukuri uwo musheri wanjye yari afite imboro ubanza ashobora kunesheje yari nini niyo mpamvu yaramwonse kabisa araninya ubu mbigira ibanga ndavuga nini kirahanze n'abanyezi iki kintu yarakizi ariko uzi ko buriya kongrese uzi ko buriya nubwo utazi Natasha yari muri bwa bukobwa bw'ubuhungu butangiye gutera imbere baha ubuhumbi 10 kabisa akagenda mu kageto pe utangiye gufata ku gashahara nyine hari ukuntu mubana n'inshuti n'umuntu apana kuvuga ngo muhuraye ariko nyine ukaba agacumu bizi kuri agatanga ariko nanjye iki kintu ngitekereje nona ahubwo kundi gutama byageze hasi ntaje kugitanga mvugira ngo nyine bagiye hasi kuruye urumva nyine yamajije kumurongora abakobwa bizihiwe bakanarya da
nasanze hafi aho ndiyo no ndavuga ni murasweranye karigira ngo yiwe nakuro umusweranye na yishima kananya we ibyo byishimo ni ubusazi usibye ngewe icyo namukorera gusa namunigisha akabandanya kuko nanjye ndabivuga nayikoresha nk'umugozi yamuhehesheje ubwo yarayaheshe aho mbe ucuruze parufe hano mu gihe bano bantu bari aha ngaha ubanza jibishyiraho ubanza ucuruze iminota 10 zana parufe ubanza ucuruza iminota 10 mu gihe turimo turatekereza ku mubwindi wa Natasha jibivano zana parufe uragahandi ntasari ngira zana parufe ratucuruza uyu mukobwa acuruza parufe kuri makeya ndamubashimiye uduparufe tuzatumura ubu ndi guhumura impumuro yo kwa jibi rero ndagira ngo wazamereza kaga kamatari mufata abantu mubateza imbere umuntu naza kuri live ya ndukungu umusapoti siraho noza aho bakubakura mugure parufe yo kumura urumva mureke kunuka nkuduhuye unareka kahera kuvuga Natasha kahera kwambira mfuka akagenda yirirwa yambura abantu yirirwa bakanga ngo bibeshe ngo umufuge noneho ndamuvuze noneho ndeba iki yanani umuntu witwa Jibi acuruza parufe kuri make nimwigurire parufe abakobwa nimwigurire n'abahungu mwese nimwigurire parufe Jibi shyiraho kamera wigurire parufe ari ngizi yewaza bigurire nuko kamera iriho Jibi nta kamera iriho yaha dore parufe tuvuga ibiciro abantu bigurire parufe ubundi umuntu ufitanye ikibazo na Natasha ze hano ejo nzazanye ndaya nzazana abakobwa bakoranye uburaya urumva abatwara abagabo ejo nzabazana iyi ngiyi urase yatwaye abagabo bahehe ko yatwaraga imbo ini 30 n'atari 30 bakitaka yowe bajye babwira amazina ino bayita yowe iyo muraha my way 30 gahumura neza cyane nanjye akonga kuzakameho akanga bakita scandal karahumura shaho neza yindayigurira Natasha ni 30 kana bakita sweet moon yindayigurira murumuna we nayo 30 akanga bakita marshmallow blush akanga kana bakurana video Ingi bayita 1 million. 1 million nanjye ndayishaka nangahe 30 ndayishaka pe ongera kani bakita souls ite karahumura byahese sore umuntu witwa Natasha yasweye umusheri wanjye ndi muri salo baraswerana karahava bamaze guswerana Natasha aramakanya hepfo y'igitanda ahubwo ejo kuko ubu akakanya ni umu ex ejo ndazana uwo mu ex mubaze ni Natasha ajya kunya byagenze ariko musharinga cyo hano reka musharinga yaza hano niyo bigeze kozakomeye guys, wameze mutabana mugure parufe mugure hano ari parufe yes cyane ari gukumbuye nuko sazo uri mu bibazo ngo baragutwaye bagutwaye none se ntabwo bizi basigaye bagenda bakambamba kwa yewe se ntabwo narizi mwana nkandira kuri gol se sheri ahubwo se nta kintu uyu mudamu afite parufe nziza pe ndakubwira nagahenda guhera ku 30 ubona parufe ndagahumuranye ese we mwene data Salomo yagiye nongere kumbasura muhanye yaragiye jewe mbaheruka kera none se usigaye ubahiye reka abantu babanza bagure parufe baradacuruza parufe reka banza yamamaza
sawa yamamaje pe. Thank you so reba much. ko nangahe Aka ngaka ni 20. yego kuko ari keza umeze nk'agakweto mugure parufe ahita abaderivaringira n'umwana mwiza nanjye mperutse kugura parufe ebyiri mugure parufe pe abagore bazareka kunukira abantu Icyo giseke nicyo nshiraho telefone ndi gukora live. kagura 30 bazareka kuzamutohoye Nzagure ntuza aka ring light. Naduhe nimero. shane twiza Naduhe nomero. 0789 ire ninde waheshye uwo mubyinde nawe yahesheje weha ubundi ukambye ukuntu wakinyuze cyeko nimbura hazamuka uvuga ukuntu waswe Natasha Karimba bavangu Uramuswe rumya mu rugo ndamushaka hano ngo mbanze nanjye mbanze ngirebe. Azakunera. Oya nge nzahita nyamurisha. Uzahita yamusiga. Azahita yarya shyushye. uwaheshye ni wari waciye inyuma ni uwo mu ex wanjye yaraheshye amabyi bafite n'isoni nyinshi cyane ariko nanjye ngira ibanga cyo ko narimbira rino banga pe nataha uri rwose wigaye ubimenye ko iri banga narimbira ibitse igihe y'ukuntu waswereye umusheri none kare nakubwiye ngo ngiye kuguha akazi k'umugabo wawe ngo ntamutwara nyine wifashe wibagirwa uwanjye ukuntu wamuririye mu cyumba nicaye muri salo Kanyesingo abakobwa no ariko se umuntu aricara akaguhamya uburozi sibyo waramugaburiye mwaraturanye wine uzi ko birangiye byantangaje we bushize yarabivuze ndamuhamagara arambwira ngo aracitswe ngo ibiki bakomeje baraswerana se bakimara kunya cyangwa barabibuka Ariko sinibaza umuntu ubundi kuntu akenera uburozi agiye kwisha umuntu nge sinzi ko nabukenera pe. ahubwo se yabwiwe n'iki kubwo buroza bugira nshyiraho nimero yawe oya hari ishyari bino nibyo bita ishyari urumva umuntu akuva ko akuvuze neza yapfa umuntu yagusabye imbazo wahise ukajya hari ukamuraharabika ngo ni umuntu umuvuze neza nawe Jessica nimba umushaka azamuka hano nubwo dufata n'akamutwe yahise anabamanura rwose n'umugore nta kintu kiri GB Perfume. Muzigure. naramwihanganiye pe ndamwihanganiye Congress we. none se isimbiye gusha Congress. nawe wari uhari Wa mama seconda 30 gusa. ndayaguhaye ariyo yose uwo tasha isimbi ngo yarariyo Abashumwa bayi muretse amasegonda 30. Muwe mureka. Abakobwa bose bari live haho hano ndagira ngo mbamenyeshe. Uwifuza kugura uko mugurira iyi parufe nyandikire inbox ahita no mu rugo ahita azana yitwara. Nukuvuga ngo iyo parufe araza kukwita kuri batware parufe. Yani. Ya utigura kose kabisa afati ya shaka. Te parufe kuyimuye ahita aza mu rugo kwitora. Yani. Utitaye uko asa utitaye uko areshya aze atore parufe. Kuko bafite kitari igitsina gura ariko kitasa nk'impyisi cyane. ngahe biyegeranye ikinanutse nka Natasha Apfa pana bura bujonde. Rano mukobwa ko kuryamu bakamwiriza mu kanwa uko bwije umwana wawe Congress ujimanya ko wabyaye niko munyibutsa ko nabyaye mwana mubyaye Umubyindi we waranukaga cyane kwa ko bari bamajije kumucumita warugura wari uri kunuma
umubyindi wa Natasha waranukaga bitabaho Eric. ariko yigira ikigo yigira nkaho bitabaye urukumva Eric we Karame Alice sheri urashaka ko tuza kurya iwawe yigo shanga hose ni muze pe aza ko tuza tukaharya noneho bikakurenga bitwaye siki Ya ntabwo abo muri mugurira awashimya ka Alice we ndakubujije yaragukose oya Sandra reka nkubwira hari uceceka bikakurenga niko Congress we buriya Natasha muzahura avuye nko ku kamoto gutya byonyine muri ka kazuba wumve gake gake kandi abakobwa b'inzobe ntabwo bajya bakunda bariya nahangaha tucana gatsinzi cyangwa Natasha akaba murongora inyuma akaba ariyo mpamvu yaneye Natasha tumugurire kano kantu tukamwoherereze areke kuzajya nuka mu kwaha sibyo mbaze honore muzi umubyindi w'umuntu wanyweye inzoga guys ni mutapinga abantu muri ahangaha mutapinga kandi rebe ko uwo ex wanjye na Michelle zari ahangaha kandi Congress ntabwo batapinga utari muri big screen byakunda ibana batapinga hano muri comment birakunda oya baratapinga banka y'umweru birakunda we nuza twazamuhaye kano kantu akareka guhumura mu kwaha akareka kunuka mu kwaha kandi abantu benshi banuka mu kwaha Natasha akifa abantu bo banuka mu kwaha pe wagira ngo niyo tuwarete Natasha urumva Eric banza wumve Natasha narifashe ndagoragoza ndavuga ni rero burangiye mu ndeba hano sinjya nkunda gutuka abantu baranutse banumva ka yahwera pe urumva Natasha agahwana n'inyama agahwana n'imifupa ndakomeza nihanganira Natasha uri kunyumva nonaha uwo njya gusigaza murinda ndagenda ndamuhamagara musanga kuri live y'ahantu bita kwafiza namwani Natasha ni kwihangana byanze ngiye guturika ukuntu waryamanye n'umusheri wanjye warangiza Dengo nimbura ahangaha zamuka uvuga impamvu wasigaye Natasha umubyindi ukazi umfase uwo muhungu urongora abantu bakanya ko abakobwa benshi bamusabwa i Kigali ahubwo wazagara murongo inyuma umuhungu yanga kuvuga niba bamuzamuye wareka twumva ko Alice we Natasha uramuzi Igo umuzi iki ninjajwa yaraneye umubyindi mwiza yaranemanutse ku gitandarani noneho ubwo njye n'umujinya mwinshi nawe yahehesheje cego ndamubwana icego ugaheha aya mabyi ukambwira ukuntu wagiye guswera kukanikira ikintu wari wabuze ariko nkareba iyo tayipu yanciye inyuma nkavuga ni se ubu koko ntarizi ko nibura akunda ibintu binini ni gute yagiye guswera kanatisha noneho nyuma njye Natasha niwe muntu wanyifatiye ku ngufu ngereka nkubwire hari ikintu ndi gutekereza Natasha ashobora kuba baramurongoye inyuma bikamujabuka birashoboka yigora birashoboka ahubwo ariko Congress nanone bari abakobwa bajya mu kabari bariye ubunudozi bagahita bahitira mu mazu y'abantu baburongora ugasanga ntacyo bebo urumva wari umubyindi munini iyi ugasanga bugiye kwiyabuzuye bw'amafaranga menshi umva Eric kugira ngo noneho ukuntu ibi bintu bishobora kuba bifatanye buriya Natasha impamvu hariya yirubaga mvuga nabi kuko yari mukeba wanjye akoro pasangi aruva afata nka mukeba we yari imbora ariko igaragara nyine y'abagabo uruhu rwiza rumeze neza urumva Inkwanja yarateruye ibyuma ameze neza urumva ariko bagiye barandongorana bamumaramo urumva bamumaramo uburyohe akokogore noko akuye yandika hano muri comment murekuni Congress nawe nanjye atumye umurishyo wanjye kabisa uhita ukubita ingoma kugira ngo imboro papa imboro Congress imboro igaragara ufite abana ukivuga umwana hano nk'ukomanya nk'uboroka
none se ko bose barabashinzwe. uwo muhungu urumva yakemeye yaba akizamutse abana se wabajije mama wa biramureba kuba ufite abana uwamufata ku ngufu ariko abantu benshi bakunda kwigira abacamanza. agira uburere buke se ko wumva ngo asigaye yirirwa yiba n'abantu imyenda ngasigaye afatira abantu imyenda akakabwira ngo ndamamaye ariko jibi genda wandika hano muri komenti ibiciro n'abantu nubwo bari aha ngaha ntabura umuntu ukeneye porose kandi mukavugana kandi bwose bizeye niyo bankura mu mavuta umuntu witwa Natasha yari ubu ngubu ashobora nko kwifatira nk'uyu mujibi akamufata arangiza akamwifatira akamugata imyizanira parose bikarangira uko yirirwa yambura abantu hano muri TikTok yarabamaze akampeza sha afite ubuhumbi 300 bw'abaforowa gura none se uriya muhungu ejo bundi yambuye imyenda ntiwabibonye nabibonye ndabaga uriya mutipe yarambabashe ngo shaka agakipe k'ibihanga hari ujyanye ka Fisto collection abahungu bo nabo bararangaye. none se kongre yagiye gutukana kuriya no mu mihanda azwi muri ubwo buryo koko urumva byagenze hari umukobwa kwari duturanye hariya ku Gisozi umuntu ubizi yandika hano muri comment ahantu nari ntuye ku Gisozi ahantu bita Intora hafi y'urusengero rw'ahantu bita kwa Diane nari ntuye muri za apartment zo ku ruhande hanyuma ngewe mu marembo yanjye habaga umukobwa w'inshuti yanjye witwa Karine duturanye ari umuturanyi noneho abantu nk'aba Natasha bose barazaga bakipakirayo ubwo urumva rero Karine yari umukobwa mwiza avuga ati rero reka mpamagara byarangiye urumva Jibi perfume bari kukubaza hasi oiro urazifite za perfume Israel ngibure parfait chenko nawe thank you kuri yaramurongoye pe yaramurongoye kandi yaramurongoye ariko arangirana nya cyangwa umubyindi ku ruhande Yesu we none se umva Israel ngibure parfait yanjye ndi kukubaza kongre yagiye guteka nabikurikiye ngiye kuva kare na Jakari yagiye gutukana kuriya bingana kuriya kuko wagezeho uranagenda ko wari uvuga kuri mu masengesho sori munyangarijwe ntabwo rimeze wamurenganya wasanga yarabuze muzakana afite ibyo bibazo byo ku mihanda byabo yambuye umuntu witwa Israel ari kugusuhuza uvuze yagiye gutukana kuriya n'amagambo ameze kuriya yihenura agira gute afite n'abantu bamuzi mu mihanda ko yirirwa yambura imyenda hari umuhungu witwa harya yitwa Ndedi ya muhungu yambuye yitwa nde Fisto collection yitwa nde Fisto collection yaramubwiye ati nyamamariza undi aramubwira ati rero kwamamaza papa wakanze kuri hatimi ati ngewe ndi bukwamamaza rero kurama imyenda ati mbe nk'ufite imyenda ati nkwamamaza arangije rero umugore yakuyifata imyenda yayijyanye yayigeze yanga no kumwamamariza winini amuhindura umusazi nawe ni umutindi pe mwari mubabarire urumva noneho ngewe ikintu none handi kwibaza ese Natasha turi gupfira mboro yamusweye mpaka akanya atongeye kubona ese ko uwo mutipe twarangizanyije ubu ari umu ex yagiye kwishaka imbura akayirya akandeka akareka kwirirwa nsebye shamana ni ibibazo pe abakobwa baragwiye n'akabagore gusa ni umugore umugabo wamushatse ntazaseke mama oya arakabije Jibi nizeye kuri kwandika muri comment urumva bayibonye nk'iyo ushyiraho yitwa amazina n'aya bigurire parufe kwandika abantu batazi ukuntu twatwara reka nze mbishyiremo nuko yavuze ngo ntabwo mwasezeranye wese oya reka mbishyiremo babyumve ari uwize urubanza rwagiye muri ribu babyumvise mayiravu wategura urubanza rwawe bagiye gukorera ni ukuvuga ngo ubundi
muntu uri inyuma y'ibi bintu n'umuntu witwa Jessica kubera kandi kuri bataniye Jessica nkamubaga neza kandi nzakubwira wemereye intare pe reka mubwire ikintu uri gukora niba unazi igihe uzaba ukeneye intambara ya nyayo ni umunsi w'abagerageza munzanire hano uriya mugore wasezeranye ivangura mutungo munzanire hano ubwo ibyo bintu bita nk'umugore bihumba mugore wese reka kujya ufata abantu benshi mu rwanda ariyo azagukora reka mukebure mushake umugire nabi nawe turataka urabizi nta bundi bw'umuntu nawe ujya uvugana ikinyabupfura niyo mpamvu ubundi butsindwa kubera amagambo ukorera burya ntabwo ndameze nize muri mayikodo Thank you. Nzagwa muri gereza se ni yasco. Thank you. urakoze kunzamura. Ufite ikintu ushaka kuvuga kuri Natasha? Wigize akara hakajya yirwa yambura abantu azi gusebya gusa isebanya ubuhanga yewe ndashaka kubyamagana kwera uyu munsi. Urumva mujye muzanira ibirego bya Natasha. Natasha ira beach y'umutubuzi yirirwa ituburira abantu kuri TikTok. Man, ahubwo wowe umuzi neza. Yamuzi twaraturanye, urumva aryamana na sheri wanjye nicaye muri salo. Ngo yagiye kwiryamisha yo ngagiye kuba sinzire gatoya. Kari akantu wagira ngo ntikarya kangana nk'inuze. Arangije arananutse kandi rwose ahita hakubita umubyindo umeze neza. Babarira akantu k'umubyindi kuri kugavuga imbavu zanjye zigashira. Akantu k'umubyindi. Ese ninde wawuheshye ni wowe? Akantu k'umubyindi mbabarira. Kubaha pe. Menya Congress ariwe wawuheshye kabisa. Ngo yabonye amazi abuze aravuga ati reka amasiga umubyindi. Yabuze amazi nyine none se umuntu uko yitabaza ibyo afite. Uwo mu ex wa Congress umanza nzi guswera.
yego sha uze kuza tubiganireho turebe ukuntu yabikoze kuko niba ari byo kuko neza akavana ibintu mu mara akabimanura base nawe ariko uzi hari ibintu uzi ko biriya bintu ahantu bituruka ari mu nkondo y'umuntu izo shuka kuki urika mbabarira ubona kuntu zishikora urakeye zirashuka wabarira mwana wanjye niba nawe utaratuma umuntu arinya ujye umenya ko nta kazi wakoze njye ntabwo ikibazo njyewe byarancanze njyewe si nyaza ahubwo njyewe mvisha imyundo njyewe mvisha imyundo pe karekera uwo mwana wanjye none se nkubeye nawe ninde wakundangiye njyewe niwo mwihariko ni gatoya abantu bo muri komenti babanze bumve mwe mwimyutinze gatoya ndaje tubiseke mu kanya